gukemuka nk'aba batantine baba bari hano live akaba aribo bagakwiye kugira ibyo basobanura. Reka nkubwire ikintu kimwe Sky 2 uko ubizi gusigira backup ubu tuvugana Sky ari kwivugana na Godfather narinde kuvugana Sky bimeze bite? meze neza cyane ndashima Imana urebye nta kibazo ubuzima bumeze neza cyane reka gusubiza abo bavandimwe yego oya yitwa Godfather uyu ni Nasi ni Nasi y'umujyi mu tugiye kuzibura yego ese Godfather uraho uraho neza Emi umeze neza urakomeye ko nabonye ikintu cyitwa imiriro wowe na Joshua ngo bimeze bite ugiye kunkoramo content kagenze kumwe oya n'ubundi rega nawe wamye dukoramo content reka nanjye ngukoramo content live abaturage bawe bakureba ntabwo ngiye nkora Emi ntabwo nkora content ibintu byatumye ntakora YouTube channel urumva zira YouTube channel byitwa kwaho umuntu ari gushaka views urumva bigatuma n'ibifite agaciro bibura agaciro sibyo jewe niba mu byukuri bavuga ngo babura content ziriye ni gute wari uri kuri live narakubonye ejo sibyo bansobanurira gute ko abakobwa barenga 12 bashobora kuza bakavuga ibintu bimwe ibyo bintu mukabirenza ko bagabanya 17 hano no ikindi ariko nanjye amajwi ndayifitiye nanjye amajwi ndayafite Godfather ikindi noneho bakavuga location imwe bro kani imagine Emi yuko mbere yuko ukomeza ikiganiro cyawe na Sky 2 ndabizi ko muri abantu mukuru ibiganiro bikagira bikarebwa sibyo yego banashigikire niba ari cyane yawe cyashya bayishyigikire bayirebe urumva ntitukarebe negativity gusa Godfather jewe ngereka nkubwire Godfather nje ku giti cyanjye hari ikintu mba numva mwagakwiriye gukora mu buryo bugiye butandukanye urumva mwebwe muri aba influencer bahagaze neza bafite influence ndende ku buryo mushobora kuba mwakumira ibintu byose bigiye bishoboka yego ntago twavuga ngo ibintu tubigushireho wenyine cyangwa se bishyirweho abandi bantu ndetse twese nk'aba influencers n'abanyamakuru muri rusange nitwe twagakwiriye gukumira nk'ubirababaje cyane kuba nyakubahwa Paul Kagame His Excellency wacu umubyeyi wacu aho kugira ngo dushime nk'urubyiruko aba arimo aratunenga ubusubu nk'ubu tuzavuga ko dutangiye umwaka neza cyangwa tutangiye nabi nimba umuyobozi w'igihugu umubyeyi wacu arimo aratunenga gusa ubu koko agaciro kacu kaba ari akahe nk'urubyiruko icyo kibazo wibajije ndagira ngo kibaze bagenzi bawe bose urimo kumva kuko niba kugeza amasaha reka twemere hari umwaka iki kiganiro ejo sibyo yagize babyita twitesheje agaciro nta manota dufite muri uyu mwaka dutangiye turatangira umwaka nta ngamba nshyashya utangiye nabi banyarwanda ikintu kimwe mugomba kumenya Emi nabo muri kumwe aho ngaho sibyo muvuze ko mufite amajwi ndabizi ko muri abasesenguzi sibyo ntabwo numva ko bikwiye umuntu kuza akigira umunyamafaranga agafatiranya abantu n'ubukene reka mvuge ko abantu bafite intege nkeya z'ubukene n'inzara abafatiranya bikoreshe ashaka ibagiro ntari aje kubasabanyirizayo ibyo ngibyo ni ishyano sibyo ubuzima umuntu yaba arimo bwose ntabwo ntekereza ko umuntu ashobora gufatiranya na weakness y'uko umuntu ari mu buzima bubi ngo abikoreshe mu gusambanya abantu ntabwo bikwiye ubu nibwo ngiye kureba ijwi ryanyu nk'abayinfluencer uko muri kubivuga niba iki kintu mugishyigikiye nimugende mugishyigikire mu buryo ko ntacyo bitwaye bagomba gusambana niba mutabishyigikiye ibi bintu byamagane ntabwo bikwiye urumva Gasuku yaravuze ngo uramurega n'umutekamitwe muramuseka mwese reka bashimire mukomeze ikiganiro cyanyu urimo kumva ariko nk'abantu bafite platform muvugiraho sibyo ibintu nibyo kwamaganwa ntabwo bikwiye natwe niyo mpamvu twiteretse hano ubwo noneho natwe tugiye kugaragaza uko tubyumva mani seriye bisigaye bibabaje kandi biteye n'ubwoba reka mubwire Emi nuko abantu babivuga abantu ntibabyumva uko biteye ubwoba Godfa biteye ubwoba aya masaha Emi umuntu aramutse ajya akabwira ati Emi ndashaka gukorera studio nkiriya ya Chita sibyo yego noneho akisha mu mwambaro yuko ari umukozi w'Imana Emi byagora kugira ngo mwigobotore siko bimeze kandi uri umuntu w'umugabo usanzwe yaba bigoranye cyane kandi utarari ubusa ngaho fata mushiki wawe sibyo uri hariya bro udafite n'inoti ya 5
umuntu akagera akamubwira ko agomba guhura nawe akamuhereza kapiti ya miliyoni. Niwe n'ubundi tugiye kugaruka. Ese koko umuntu witwa Prophet Joshua abeshya abana b'abakobwa cyangwa n'abandi bantu kugira ngo abafashe yitwaje amafaranga akabasambanya? Nicyo kintu tugiye kugarukaho. Ugiye kubyibazaho abantu batanze ubuhamya barenga 10 na ufite amajwi n'amaudio turayafite. Come on. Urumva ni ibintu bimaze igihe biba mane ntago. Urukumva ndabizi abantu bantera amabuye bakafata uko bashaka, I don't give a fuck. Urumva ariko ibingibi ni ibintu bashobora guceceka. Ejo mfite space ndakora uyu munsi ndakora space bari abana bagaruki abantu baze bavuga ababi yabakoreye birababaje ntabwo ari tugomba kurenza amaso. Urumva kandi bagiye bataziranye mu bihe bitandukanye, bagiye baza hano mu bihe bitandukanye kuva imyaka n'imyaka yashize arasanzwe abikora. Urumva so reka biraza ku icyo nuko inzego zireba kandi ziri buze kubiha umurongo n'iki gisebo kikava mu bantu uruntu rukarega kwamagana abana nta kindi. Reka tugarukire muri gahunda zacu kubera ko urebye n'ibiganiro yagiye akora nyuma twarabirebye byose nta fact n'imwe afite no kuvuga ibintu by'ubusa gusa oya abantu babikoreho no ariko yaje arabishimangira aravuga ati ndi umugabo kandi nkunda abagore muri sauna ko iyo ntabwo ari igitangaza ndabishyura yabyivugiye kandi yabivuze akanerekana ko n'amafaranga agenda bishyura. Mureke ariko ibyo bintu bigomba gusa ntabwo ibyo bintu reka nkubwire ngo dufana ntabwo ibyo bintu mu gihugu cy'u Rwanda ibyo bintu ntabwo ari ibyo nta nubwo ari sawa gufata igitsina gore ukagikorera iyicarubozo bimeze nka bro ni iyicarubozo. Utekereza kuba wakwemerera umuntu ikintu ukamukoresha mu nyungu zawe none icyo kintu ukakimupromisinga ariko ntakibona agahita baboroka yakibona ariko ubundi kubera icyo agomba kubanza kubakorera biriya bibakorera. Oya ibyo ngibyo wenda abo ngabo wenda ni bakuru ariko nyine abo n'uburenganzira bwabo baba ni bakuru nabo wumvishije wa undi se uri ufite 17 wa undi babwiye gadufata ngo bazamuha ifoto ye umumineri waramukoraho 17 bro 17 is too much. Hari ikintu batari gufunga amaso ngo barebe ibaze ni ukuvuga ngo abantu bose kubera ko batwara muri sauna wagira ngo ari addicted na sauna wagira ngo ni kubera iki abatwara muri sauna ikindi bagahurira kuri urumva ikindi bro ikindi kuri one location. No impamvu ntabwo muri kumva impamvu ni ukuvuga ngo muri sauna n'abantu abataziranye nabo sase urimo kunyumva wibuke ko ababesha amafaranga kari nk'umukozi w'Imana bimworohera kuba ashobora kumuriganya akamubeshya ko umubiri umunaniwe ko bahuriye muri sauna. Urimo kuba icyo kintu bahuriye ahantu bambaye ubusa kuko muri sauna bagenda bambaye ubusa bambuye akora muri possible abantu bakora gatwara muri sauna mpamvu ajya muri sauna abatwara muri sauna kuko muri sauna biroroshye ku buryo ashaka kumukonfiza akamubwira ati nanjye birananira no mubiri ntabwo tuzi akabasambanyirizamo. Niho none se umuntu ugiye guha ubufasha muhuriye ahantu mwicaye wamusambanya ute kandi ko nta wasambanya kabiri. ariko se Godfather wa mugane ni gute yababwira guhurira muri sauna muri sauna nuko ari bwo uhure manje kuba muri kandi shanje Godfather ko mutari muri hano abantu bose abana bose kugeza n'uwejo wundi muri uku kwezi gushize nawe bari bahuriye muri sauna kubeshi bose abajyana muri sauna. Godfather tekereza ikindi iyo location ni one location ivugwa iyo sauna nayo bazayirebeho ariko Godfather iyo sauna asambanyirizamo umwana umwe babiri batatu ubundi yo abantu bakamureba bakamubona ejo bakamubona no kuvuga ko batabizi noneho ikindi ngiye narabikurikiranye abantu bose baje gutanga ubuhamya bavuze ko hari abantu baba bari kumwe ba nyirayo masauna abantu baba baraho kuri sauna aba n'abategeko yishakiye ngo aba n'abategeko yishakiye bose abana ari kumwe aba yabaguze umwe agura abanyamakuru aba yaguze abantu bose abantu urumva kuri sauna haba hari abantu benshi ariko nimba babona yinjije n'umuntu bagahita bisobanura na kabiri ni gute umuntu akora ibintu hari abandi bantu bari kumureba we kandi bahita bisohora umwe kuri umwe umukisanga musanga muri sauna abantu waguma ahantu uri kubona ibyo bintu abantu bakiri n'isoni nkeya abikorera muri sauna
Shanga ntabwo harya wari uhari abana baje hano batanga ubuhamya narababaze abana 17 baje hano batanga ubuhamya abandi kuri space ya X bose bavuga ko yabajyanye none muri sauna byose the same thing imwe rukumva ibyo yakoraga byose ngo nyicara ku bibero ngo kuraho igitenge ngo gira ibiki imana we ikintu cyabaje nukuvuga ngo mwibwira umutumwa muri sauna urumva umuntu warangije kugupromisinga ko ari gukora amafaranga kandi nawe ukabibona ko ayafite wenda anayatanga yirirwa yatanga kandi azwi ku mihanda ayajugunya abantu bamureba bihita bituma nyine ukomfaminga uvuga ati kandi akaba ari n'umukozi w'Imana uko nababwira Shanga ngo nibagenda kuvuga ibyo yabakorenga azabasengera ngo Imana ngo bapfe ariko ye uyu munsi Sandra ifite space harimo haraza abakobwa baza gutanga ubuhamya muze mwicaye muri space ejo byarananiwe ko baza muze kuba muhari kuko nta ikibi nk'iki ngiki umuntu aragikanda ndakubwiye ibintu nk'ibi ngibi ndabizi abantu bango ndamukanda ijisho urumva ndamusunika kugeza igihe yamaze kubyemera aba bana baraza hariya muraza kubumva murumirwa hari n'abandi bataravuga mwebwe muri kumva barayatwaye muri sauna muraza kumva n'ibindi so mwe muri iyo topic twigarukire skini garuka sheri skini come over ngwino do breakfast